nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mureke dukomeze dusome Matayo turacyari mu gice cya 5 aho tugeze ku ngingo ivuga ngo ntugasambane. Tumaze kubona yuko icyo isi cyangwa idini cyangwa amategeko yita kwica atari cyo Yesu yita kwica. Ariko no gusambana nuko ntabwo icyo Bibiliya yita gusambana, icyo Yesu yita gusambana, icyo ijuru yita gusambana nta gihabanye kure n'ibyo wabwiwe mu idini ko ariko gusambana. Reka dusome twumve icyo birivuga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza. Uyu murongo wa 28 mureke tuwumve neza kumva icyo uvuga. Ntabwo Yesu yavuze ngo ureba umugore wundi. Mu idini bakubwiye ko ari ureba umugore wundi. Ntabwo bihuriye. Bira ni ibihimbano. Ni ibihimbano rwose. Uzasome mu ndimi zose. Yesu yaravuze ngo jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza. Nureba umugore akamwifuza. Kwifuza si n'umugore gusa ubundi. Ariko hangaha reka turebe hangaha ni ukwifuza umugore. Ariko ndashaka kumenyesha ko no kwifuza bya bintu byose bakubwira ngo zana ibyifuzo imbere y'Imana, abantu bagahora mu kwifuza. Kwifuza kose guturuka ku mubi. Kwifuza biravuga ngo niwo muzi w'ibibi byose. Kwifuza ni ikinyuranyo cyo kunyurwa. Abatanyuzwe n'ubuntu bw'Imana nibo bahora n'ibyifuzo. Yego. Ira niyigisho y'abadayimoni kubwira abantu kwifuza, guhora bifuza, twifuza ibi. Abantu bagahora bifuza. Muzanyurwa ryari? Mbese Imana yananiwe guhaza kwifuza kwanyu? Biravuga ngo yarambuye ikiganza cye ahaza kwifuza ko bari mu isi bose. Ariko abantu bahorana kwifuza. Abanyedini bagiye kwicwa no kwifuza. Kwifuza kwabo kubajyana kure y'Imana. Kwifuza kwabo niko kubatera gukora biriya byose tubona birirwa mu. Biriya bintu byo kwirirwa bashakisha amafaranga nk'abayataye, biriya byose byo kwirirwa batekera imitwe abantu, ni ukwifuza, ni ukudahazwa n'ubuntu bw'Imana, ni ukutanyurwa. Rero ahangaha Yesu yavuze ngo jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Yego. Ntabwo nuvuga ngo cya kindi idini rivuga, cya kindi idini ryatubwiye ntabwo kikiri cyo. Ntabwo gusambana ari gukora imibonano mpuzabitsina. Yego. Niko abari bafite amategeko ya Mose nicyo yavugaga gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko noneho Yesu we azanye indi ngingo ikomeye itandukanye n'ibyo ngibyo. Igitangaje nuko mu idini icyo bita ubusambanyi ari uguhuza ibitsina. Nyamara nabo barabikora. Nyamara ibyo ni ibintu biologique. Umuntu wese muzima ufite ubuzima buzima akora imibonano mpuzabitsina. Uko yabikora kose, gusa kubikora mu kajagari byo ntabwo mbishyigikiye. Ariko kuvuga ngo kuko wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore ngo mutasezeranye mu rusengero ngo wasambanye, ntaho bihuriye. Kuko nta naho Bibiliya ivuga ibyo gushyingirwa mu rusengero. Ntaho biba. Ni ibintu bahimbye. Bibiliya yuzuye abantu benshi cyane b'intangarugero kandi bashatse abagore barenze umwe, babanye n'abagore barenze umwe, ndetse n'abagore babanye n'abagabo barenze umwe. Barahari. Hari ingero. Hera kuri Aburahamu. Yabyaye abana babiri ku bagore babiri batandukanye. Reba Yakobo. Yabyaye abana 12
ku bagore bane batandukanye. Reba Dawidi, abo yashatse murabazi. Yego. Reba n'abandi. Ntaho bihuriye rero ko gusambana no gukora imibonano mpuzabitsina. Oya. Ahubwo Yesu ati umuntu wese ureba umugore akamwifuza amaze gusambana nawe mu mutima. Ariko ingingo nkuru muri iri jambo ni ukwifuza. Nureba inzu ukayifuza uracumuye. Nureba imodoka ukayifuza uracumuye. Nureba ikintu cyose uzareba uretse n'umugore ukacyifuza, wamaze gukora icyaha. Ubu uri umusambanyi mu yandi magambo. Kubera iki? Kubera ko Imana niyo iduha byose. Iyo wifuje rero ni ukuvuga ngo ntabwo unyuzwe n'iby'Imana iguha. Ntabwo unyuzwe n'uko Imana yakugize, ntabwo unyuzwe n'ibyo Imana yakugeneye. 29. Ijisho ryawe ry'iburyo nirugushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Bya bindi bigutera kwifuza ukwiriye kubizibukira. Icyo bivuze, cya kintu cyose kigukururira mu kwifuza ukwiye kukizibukira, ko kwifuza nyine ni umuzi w'ibi byose. Kuko utifuje ntabwo wakora, uramutse ufite kunyurwa ntabwo wakora ibiriya byose abantu bakora. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugitekure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Ni ukuvuga ngo urugingo rwawe rwo rwose cyangwa n'indi mpamvu iyo yose yatuma wibona mu kwifuza. Hari n'abavuga ngo hari ibyifuzo byiza. Nta byifuzo byiza bibaho. Kwifuza ni ukwifuza. Ari abifuza ibibi, ari abifuza ibyiza, ariko dukwiriye kunyurwa n'ubuntu bw'Imana. Ibitari ibyo ngibyo dukwiriye kunyurwa n'Imana, kuko Imana niwe mugabo w'itorero. Kristo niwe mugabo w'itorero. Iyo ugiye kwifuza rero nibwo utangira ukajya gushakisha uburyo ki ugera kuri bya bindi byose wibaza ko udafite, wibaza ko Imana itaguhaye. Nibwo usanga abantu batangiye gukora amasengesho y'urudaca. Tubuze kubireba, tuzabireba mu gice cya 6. Nibwo usanga abantu batangiye gukora amasengesho y'urudaca basaba Imana ibintu kandi nta kimana yabiba. Imana duhibi, kubera ko ntabwo banyuzwe, barashaka kumera nk'abandi. Barareba abandi bakabona hari ibyo bafite bo badafite, hanyuma bigatuma bahoza Imana ku nkeke. Ko ntawe uhoza Imana ku nkeke, ariko ugasanga batangiye gusenga amasengesho y'abapagani, batangiye gusenga amasengesho y'urudaca kugira ngo Imana ibahe bya bindi. Naho ngaho Satani aninjirira rimwe na rimwe akabwira ati niba muri abana b'Imana nimupfukame mu ndamye ndabaha biriya byose, bagapfukama bakamuramya akabibaho. Ni icyubahiro washakaga ukakibona, ariko giturutse kuri Satani. Ni abana, ni akazi, ni amafaranga, ni ubutunzi, ukabibona ugashinga urusengero. Igituma abantu bajya gushinga insengero bavuye mu zindi cyose ko ari insengero, ubundi kuki utaguma aho ngaho? Biriya byose ni ukutanyurwa. Nanjye nitwe ngiye kiriya cyubahiro, nanjye nitwe pasiteri, nanjye nitwa apotre, nanjye nitwe za titire zabo, nanjye mbone amafaranga yose aba yanjye, mbari jyewe uyakontorora, mbari jyewe nanjye noneho ba mukuru hano. Ariko Bibiliya, ihame rya Bibiliya, nta mukuru mu bwami bw'Imana, umukuru ni Kristo gusa. Mu itorero umukuru ni Kristo, abandi twese turi abana, abandi twese turi abatambyi.
Kristo niwe mutambyi mukuru. Ariko ahandi uzasanga abantu barwanira kuba bakuru. Nigiye muhanuzi mukuru hano uri iki? Rero gusambana ahangaha Yesu arabisobanuye neza, cyane cyane ku murongo wa 28 nyine ngo jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Yego, ntabwo ikibazo ni ukwifuza, ntabwo ikibazo ari gukora imibonano mpuzabitsina, kuko Pawulo yaranabivuze rwose kuri icyo ngicyo. Yaravuze ngo nubona umukobwa aho kumwifuza umufata umurongore. Yego, ni amagambo y'Bibiliya nkoresheje. Aho kumwifuza umufata umurongore. Nta hantu na hamwe hakubuza kurongora umukobwa cyangwa umukobwa wishimiye wumva. Ntabwo ngiye gushyigikira ingeso zo gushurashura cyangwa gucana inyuma n'ibindi, ariko ihame rya Bibiliya ryo icyo rivuga ngicyo ni uko kwifuza nibyo bijyana abantu mu busambanyi, nibyo bituma abantu bahinduka abasambanyi. Kandi n'abasambanyi ntabwo ari abasambanyi hagati yabo, burya ni abasambanyi hagati yabo n'Imana. Baba bahindutse, bituma babangikanya Imana, bituma bajya gushakisha bya bindi bakava ku Mana, nk'uko umugabo cyangwa umugore ashobora kuva kuri umwe akajya ku wundi. Kiriya ni igishushanyo, ntabwo ari byo reality. Ariko iyo utanyuzwe n'Imana, iyo Kristo atakubereye byose, ujya kubishakira ahandi. Nubwo wajya kubishakira aho bita ku Mana, ugasanga ni Imana yo mu idini nyine, ni Imana bahimbye, bakakubwira bati ahangaha iyo uhageze ubona ibi n'ibi, hanyuma ukava mu idini wari urimo ukajya mu rindi, ugasanga uretse ibyo wari urimo ugiye gukora bya bindi kugira ngo uzabone bya bindi bakwijeje. Uko nguko ni ukwifuza, ni ukutanyurwa. Imana iturinde kutanyurwa mu izina rya Yesu. Amen.